wengi hapa duniani wanapenda kutumia kio mara mingi kwa bure. Tazama sura tu ili wakirekebisha kio pendezi kama tunavyorekebisha sura Nk'ubu ngubu urugero nshobora kuba ndi kugucururiza amavoka wenda nkahura n'umuzungu nkamubwira ngo je vous demande après monsieur d'aller à la toilette s'il vous plaît. Ugize ngo amavoka agahita yagura. Cyangwa se nahura n'umuzungu mfite nk'ayo makaroti wenda nkahita mubwira igifaransa kivuga ngo il faut se laver chaque jour avec de l'eau propre et du savon. Amakaroti nayo agahita yagura kama amafaranga nazajya muverisa. Yes. Ndo kumamagara noneho mana y'u Rwanda. Ninde se ni Karoli se ni Venansia ninde? Umwana wawe Kalisa. Umeze utashari wanjye. Ndagukunda mwana wa. Usigaye nyanga. Oya ndagukunda. Urihe se mwana wanje? Ese mama wari wagiye kunamutora udusuzumira mu kigo. Yesu we. Uzi nayo nabyibagiwe mwana wa. Mama nsigaye ku kigo njyenyine kandi ndashaka gutaha. Nagize mu muhanda uhereza umuntu aje kuntwara. Umva mwana wa. Ngiye kohereza Ruhongore aze kukutora. Mama Ruhongore kuko waje kwandeba cy'umuntu. Oya ndaraniwe cyane mfite ibibazo byinshi oya. Ntabwo ndi buze reka Ruhongore aza kuzana. Nashonje cyane. Oya ihangane ndaguha. Hano harimo agacyayi kandi nzi ko ugakunda. Ibyo mama ndetse cyane. Yego. Murakoze cyane ndamukunda. I love you shari wanjye. Ndabakunda cyane. Ndagukunda mwana wanjye. Urakariza kanjye sha, urakariza kanjye. Kariza keza. Ndagukunda. Mama ndishimye Mama kariza kanjye. cyane mama. Ndagukunda. Ndaranguka wenda nagukumva. Yego kanze mwoheze. Ariko nawe Rubyogo wabikigo njyewe narize mwana narize nzabikugurishiriza n'amavoka nigazajya gera uzajya ugaza nzaga kugurishiriza ariko nawe Rubyogo urasetsa njyewe narize mwana anga yanjye we narize none se cyajya sinigaga muri 4e sinizemo igifaransa n'ubu ngubu urugero nshobora kuba ndi kugucururiza amavoka wenda nkahura n'umuzungu nkamubwira ngo je vous demande après monsieur d'aller à la toilette s'il vous plaît. Ugize ngo amavoka agahita yagura. Cyangwa se nahura n'umuzungu mfite nk'ayo makaroti wenda nkahita mubwira igifaransa kivuga ngo il faut se laver chaque jour avec de l'eau propre et du savon. Ugize ngo amakaroti nayo agahita yagura kama amafaranga nazajya muverisa kuko wowe kuyakura ngaho mu cyaro yageze inaha byakugora. Nsigaye mfite igare nta kibazo nayagupakira nkayakugurishiriza
amafuka nazajya yera n'amakaro tujye umbwira kabisa kabisa rwose wewe dongwe karame mabuja wewe yego boneza Niriwe none se mabuja byakugendekeye gute none genda ujya mu isantere ujya kunzanira agakobwa kanjye kavuye ku ishuri Kariza yego anire Kariza avuye ku ishuri genda ujya kumureba ubwo amashuri yararangira yarangiye ubwo ari ku isantere y'epfo se cyangwa ari ku isantere ya ruguru oya yambwiye ko ari ku isantere y'epfo ntacyo reka nsimbuke njye kumuzana haguruka ujya kumundeba harya abafite amavarisi ahetse abafite ivarisi n'igikapu sawa reka nsimbuke genda ujya kumunzanira nka reka nze njye kumureba haguruka ihutse utumunzanire nka data ahubwo se narindi kuvugana na Nuza na Rubyogo n'amakaro tukenera mu minsi iri imbere ko cyara yahinze kiri hafi kuyeza yego komana uzamubwazaza n'umufuka wose niko se none se kamubaze ubu se ibi biyoga kandi uwo bikuye he zavaga he izi nzoga zabaga he ako se rero abantu b'iki gihe namwe rero muri ntago none se koko ejo bundi ntabwo rero nagusengeye koko bro kamubwire rero ushaka warananiranye kabisa kwa mugabo we nawe uraje yego ngewe ukuntu mbona n'uriya mugabo ko yaragutaye ushaka ko wari waramunaniye nawe uzanye ubugabo wiyahuza ibiyoga ubuse ibingibi ubundi birakumarira iki uri kumva harimo ihenyu izi narazishyize munsi y'igitanda si igitanda munsi y'igitanda ahubwo kandi ntabwo nzasema inzoga zanjye burya ziracyari ariko gororiyo ubanza ashaka ko warananiranye nawe banza warananiranye kabisa izi nzoga uri kwiyahuza ese ibyo ndi kubona ntabwo uri kubyumva ongera subira numve ntabwo wumva ikinyarwanda se ngo gutse ndawumbwira nakubwiye ngo ushobora kuba nawe warananiranye kabisa nawe uraje uzanye ubugambo bwawe bwa nyir'amashuri yego kuntegeka mu rugo rwanjye none se ubu ngubu ibi bintu urimo kwiyahuza uzi ko ushobora kuba n'uriya mugabo wagutaye ari ukubera ko wari waramunaniye kubera ibi biyoga ibi bintu byawe uhora wiyahuza inzoga ubu se guhora unywa inzoga gutya uzazinywa kuzageza ryari ngewe mfite agahinda k'iki agahinda mfite zirangaturira icupa none se inzoga nizo zizakumara agahinda kandi waje umbeshya ngo uje kwirukana abazimu kandi uje kubanzanamo yewe data we niwe wanteye abazimu bose mfite ibitangaza mu isi ntabwo bizashira ni wowe wabanteye naragusengeye njya ngo nkwirukane imyuka mibi ya karande nawe bazimu uri kuvuga none ngo ni ngiye ngo wasanze bike ndababaye pe ndababaye gororiyo urambabaje ntabwo nenzi ko ari uku nguku bimeze genda ujya kubitura nyoko cyangwa se njye ntabwo ndi nyoko ntabwo ndi so oya wewe reka kuvuga amagambo akarishye narakubabaje se ngenda iki cyane nese ko genda gusengeye njya ngo uje kumfatirana ngo ni uko umugabo wanjye yagiye yego
nyine kuba yaragiye ni uko wamunaniye nese reba dore wabaye umusinzi nawe waje umbesha ngo urasenga kandi urakaraya kakagaruka gororiyo kamubwire rero aba bazimu bose mfite ni wowe wabambeshye yewe mukozi ni w'Imana wowe waje unyiyoberanyaho umbesha ngo tugiye gusengera za karande kandi karande ni wowe uzifite yagahinda ntikicaho ukagira mubi naragusengeye ngira ngo wakire imbaraga none uje kuntura ngo ni jye wagushyizemo abazimu mama wawe rero bite wa mugabo ni mama wawe unumye mama yego ntiwabwiye ngo uze kuntora yego ngo ngutware mu rugo n'igare none se wagiraga ngo bigende gute imodoka njyewe ndi umukozi wiwe okay sorry let me tell you ugiye kunywaza iki kivarisi iki gikapu hanyuma njyewe ndatambuka gute n'amaguru yanjye ibyo bintwaye iki se wataha ntugereyo ibyo ntabwo bindeba icyangombwa ni uko kugeza you have wagakobwa wakasi zana ibyo mbiheke zana amayinda ntabwo bye Nataka mu rugo tuhasimbwa ndabishobora se baburatse inyambuga akira mfashe ibi ngibi fashe iki cyo mu rugo akira muzaneho ubutasi sha suje mu kiruhuko se ese mama ntabwo yakubwiye kuri bunywaze byose ariko tukasira ryoha none se wa mugabo none se iyi misatsi ni sitire nyine ni sitayire sazungorera vibe wacu ngiye kujya twibuka ni sitire mwana ni sawa none se uri inshuti ya Mary oya nkora iwanyu Eh. harya wasize rubyoga ari uhakora none nawe waje kuhakora byose tuganire oya nta kibazo ndakugezayo ego kandi noneho buriya nuko utabizi n'ubundi uzi ko buriya nanjye ndi umusani buriya njyewe ushobora kugukubitiraho imirongo mana no mari watu wengi hapa duniani wanapenda kutumia kio mara mingi kwa bure. Tazama sura tu ili wakirekebishe kio pendezi kama tunavyorekebisha sura yes. akugororiyo jewe reka nkubwize ukuri ushatse waca bugufi ukihana sibyo byiza kuko izi nzoga urimo kwiyahuza nta kintu zira ku mihogo zimwe ziragutwara ubwenge ahubwo urumva hasi kuntesha umutwe wa kagabo ntabwo ngutesha umutwe yakaye kadodora birababaje rwose kubona umugore mwiza nkawe yarabaswe n'inzoga gutyo yewe ntabwo kugabo ko bafutse ntabwo ari byiza rwose gororiyo wabundi ukanyumva ibyo ndi kukubwira urakomberejeje n'ibitutsi nabyo byari birimo se ntabwo ari wowe wanzaniye aba bazimu bose afite ntibandi n'ubwishyu baje ni agakobwa kanya kavuye ku ishuri yewe wowe ngo uravuye kukareba urakaze ubundi urakabwira ko uturutse he yaziba ngo nzerekeza se mukabyarana ahubwo mva nkubwire isosi yawe iguye mweshe Soni ndiri gukomanga izi saha kwa Bizimana muriyo kwa Bizimana mwaramutse kwagaragara nk'abafire ko ntuze gushukura ibiryo byacu dore saa sita zirageze we ntabwo ugenzwe n'ibyo amera nk'ababana oke ni kari murakoze cyane imana ibamugisha kandi ndabashimiye tugende mu misozi abariyo tubabwira ibya Yesu maze nabo bakizwe kujya mu muri abariyo tubabwira ibya Yesu
maze nzakomeza ngukunde wangiriye byinshi mana nzakomeza ngukunde uri mwiza mana nzakomeza ngukunde soni ndiri gukomanga izi saha mana yanjye ariko se ubu ngubu saa sita zirageze mwumvishe nkaranze bihumuye ngo tugiye gukomanga kwa runaka ngo turye ntabwo ndi bubahereze rwose ubwo murahumuriwe ubundi inzara mwamufite ariko reka nze ndebe umuntu uri gukomanga iyi saha ko ntabwo nabyumva neza kwenda kuduturaho urugi bimeze bite kuno saa sita ndeba ufite na za bibiliya mu ntoki Yesu nashimwe cyane ayimbaza amakuru yanyu turaho ariko umenye yuko insengero muri iyi minsi baraziciye ntabwo gusengera mu rugo bikenewe kandi aho ufite bibiliya ariko ibyo se ndewe kugema itegeko ntabwo waribonye ko ryasohotse izo bibiliya zawe uri kugendana wayobye nta rusengero ruri hano hasengero hano oya okay ntacyo none se kamwibariza kandi yakubuje abari se arahari okay sawa nibyo nashakaga rero twebwe turabakozi b'Imana kandi ubonye kuje ndimo kukubaza niwe mutima w'urusengero rw'Imana sibyo turagendana ubwo ko wabona uri babandi babatekamutwe bagenda bashaka ahubwo gusenya ingo z'abandi oya ntabwo naje guteka imitwe madame sibyo jewe ndi umuvugabutumwa wo kubwiriza ijambo ry'Imana rikabakomeza kandi rikanabahumuriza sibyo ibyo guteka imitwe ntabwo byo binzanye hano sibyo aho wakishe rwose ntabwo byavamo we ntabwo nakishe kandi ubahe ibyo okay reka mubwire injira mubwire ko ntuze gushukura ibiryo byacu dore saa sita zirageze we ntabwo ugenzwa n'ibyo byose nka babandi okay ni karibu murakoze cyane Imana ibamugisha kandi ndabashimiye abahano baraharbura birashoboka ko nta bantu bagiye guhinga abahano murahari ntabarimo turebe nahari kwa Bizimana muriyo kwa Bizimana mwaramutse kwagaragara nk'afunguye buriya bajyanye inka mu kabande kwa Bizimana ntacyo turagaruka tugere hariya heza muraho kwa Sugabo muraho amahoro ni amahoro murakomeye kwa Sugabo turakomeye ni amahoro se abayobozi ni amahoro agatebe mwicare reka tube twicayeho gatoya turacyakomeza kuzenguruka mu baturage mwari mukomeye ariko nyabade turimo rero turagenda tugenzura tureba ko abaturage bacu mwaba mwaramaze kwitegura kwakira mitiweli ko mwishyuye mitiweli cyangwa se muri ejo heza ese mwatanze mitiweli mwagiye muri ejo heza bimeze bite reka nkubwize ukuri muyobozi ngewe rwose ubu musanze mfite agahinda kenda kunyica ndatanga iki mituweli uretse gatoya iby'agahinda turabiganiraho ahubwo ubu ngubu turi kumwe mu mibereho myiza ashinzwe nawe kumenya imibereho myiza y'abaturage nkange rero umuyobozi w'umudugudu ndashaka kumenya ese mituweli mwayitangiye ku gihe ejo heza mwagiyemo ese mubasha gutanga umutekano bigenda bite bimeze bite mbega muri gahunda zanyu z'urugo mubigeze he
mube mwicaye bwire mabuja uko mushaka. Murakoze cyane ndagushimye Imana ikomeye umugisha. Mabuja hano hari umushyitsi muri salo ugukeneye. Dr. ni wowe? Muraho neza? Muraho. Amahoro. Makuru y'iminsi? Mukomeye cyane meza. Murakomeye? Yego. Mukomeye cyane. Ni karibu iwacu. Murakoze. Amakuru y'iminsi rero. Twari twaho gakeya kuko mbona izuba ryasizoye. Izuba ni ibisanzwe. Iki gihe rigomba kurasa rigasara ni mu mpeshyi. Murakomeye ariko? Turakomeye. Abandi baraho? Ntibaraho. Bakomeye cyane kabisa. Yego. None hashize iminsi mike duherukanye, ariko aho duherukanira nabonye umeze nk'umuntu ubabaye cyane pe. Mbonye ukuntu ubabaye nanjye nyuma akora nakomeje nanjye numva ntishimye. Urumva bitewe n'ukuntu nabonye ukuntu nabonaga wari umeze. Ubwo rero fata icyemezo cyo kuzaza tukaganira, mbese nkaguhumuriza nkakubwiza ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana rirahumuriza umuntu rikanamukomeza. Uravuga cyagiye twahuriraga ku rusengero? Ku rusengero cyagiye ntabwo wari wishimye nawe nagubabaye, mbese none umeze nk'umuntu ahandi hantu umuntu atamenya. Umva Rutire, ibyishimo nabikura hehe? Babikura hehe? Ntabwo uzi ko umugabo yantaye. Umugabo yaragutaye? Umugabo yarantaye. Oya wumva reka nkubwire, urumva ikibazo ufite ndimo ndacyumva pe, urumva, ariko nkanjye nk'umukozi w'Imana pe, sibyo ndahari kandi nteguye kuguhumuriza nkanagukomeza. Urumva uri umudamu mwiza wiyubashye, urumva sinzi uko navuga cyangwa ngereranye, urumva ko kantu uvuze ndagakunze rwose. Aha uzi ko kuva umugabo wanjye yagenda ariko nishimye urakagira amata niba nari ntarishima. Ibyo nashakaga ni ibyo ahubwo, urumva noneho rero ndabikunze rwose ibyo bintu. Ikinzanye aha ngaha nagira ngo tuganire kubwira ijambo ry'Imana, urumva uryumve, ubundi asigaye tujye dukomeza twiganirire, kandi rwose pe nta kintu uzaba ako gahinda ufite. Ye niteguye kukakumara kuryo nawe uzajya umbona mbese nawe ukumva uranyuzwe. Ibyo nta kibazo rwose. Ibyo nta kibazo. Nuko urakagira gusa nasosha nuko nta kibazo rwose. Urumva ariko rero unameze na neza rero. Bisa neza wumva afite agahinda maranye iminsi. Usinyira kurana n'umugabo yarantaye. Umva nkwibwire mbona ku rusengero niyo. Ariko rando umuntu ubaha Imana kandi akunda gusenga cyane. Sibyo? Kandi isengesho ryanjye urumva irakumara ubwoba, rikumara agahinda, urumva, kandi noneho rero ikindi kigenze kuri icyo ngicyo, urumva mfite n'ijambo ry'Imana gusomera riri hano muri Bibiliya, urumva ukaryumva kumva rikirukana abazimu, rigatokesha imyuka mibi, urumva rikirukanya za nyabingi na karande zo mu miryango n'imikoshi n'ibitega byose bikagenda nk'umuyaga. Ukuza umuyaga ugenda wa wundi bita serwakira, inako nabyo bigenda noneho Mana genda ubaha Imana cyane. Niwe nari narabuze, niwe wanjye. Urakoze cyane. Ijambo riranyuze rwose. Noneho rero ziragenda neza urabizi. Yawe data zireguruka wasanga nyabingi arizo zajyanye Zakayo wanjye. Nakubwiye ngo izo karanda arizo zantwariye umugabo zo gakubitwa n'inkuba. Izo shenzi zo mvuna mu bito rero ngiye kugusomera ijambo ry'Imana hano nagutegura uryumve, urumva ndakubwiye ngo ebana ziraguruka. Nakubwiye ngo wa muyaga bita serwakira urawuzi, uzi kuza ugahita ugenda ngo nta n'iminota 10 umara. Niko n'iryo jambo ry'Imana ngiye kwikubwira kwigusomera hano ukaryumva. Izo shenzi zakwigabije ubundi zikagenda tukazirukana. Noneho rero iryo jambo ry'Imana ngiye kwigusomera uryumve. Zakayo wanjye nubwo twageragaho tugashwana ariko naramukunda. Reka ndigusomere uryumve. Biranditse ngo, urumva ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizeye Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data ari amazu menshi,
ngiye kubategurira, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Babyumvishije? Yego. Uryakiriye ute? Mana we, I love you Jesus. Murakoze cyane. None narabuze rwose. Izo ni imbaraga rero. ndimo nkubaza mitiweli muyigeze hehe se mwamaze nibuze no kwishyura igice ese habya muri bangahe muri runo? turi umuryango w'abantu 5. Umuryango w'abantu 5 mwigeze se mwitanga nibuze? n'igiceri cy'atanu ariko turatanga, ariko yuko umugabo yananiye ngiye kubijyamo, ariko namwe mumfashe basi ngerageze. Se ya hene za hene twabahaga zo korora mwazishyize he byagenze? muyobo nge ntabwo nakorora ihene rwose, abana bashonje. ihene muyobo simbizi pe. Sugabo yarayigurishije? yarayigurishije niyo amaze igihe ananywera. uze kubwira Sugabo aze kuza tuvugane tuganire turebe ko nibuze urugo rwanyu hari icyo rwagira. ni ukuri mwaba mugize neza muyobo. murakoze cyane, reka tujya no mu zindi ngo tujye kuganira n'abandi baturage, ariko ugerageze munaganire nibuze mukemura ikibazo cya mitiweli kandi muzajya muri ejo heza. ariko nawe ujye ugerageza nk'umugore nawe ubashe kugira icyo ukora kugira ngo ugikureho amafaranga yarengera urugo rwawe mu gihe ubona umugabo adahari cyangwa se atabyitaye. Se muracyajya mu kagoroba k'ababyeyi? ntabwo njya mubona. Ntabwo ujya umubona? ababyeyi kaba gakenewe umuganda kuwujyamo ajya awuzamo se. byaranyicangiye. urajya ugerageza ugere mu kagoroba k'ababyeyi uganire n'abandi babyeyi bakugira inama, ushyiremo udufaranga ushyira mu kibina mwiteze imbere. ese muyobo ubu ntabwo mwanshakira n'akazi wenda nkajya mbasha kubikora, cyangwa mukajya muyankata gake gake wenda no mu muhanda nkajya ngakora? noneho hari VUP, niwongera kwandika abantu ba VUP nzakwandika ujye gukora muri VUP utangiye witeza imbere. noneho nzanakuganiriza tujye inama na mibereho myiza, tukwereka uburyo uzajya ukoresha udufaranga dukeya uzajya ukura muri VUP witeze imbere, urihire abana mitiweli kandi wishyure n'amashuri. kandi ntekereza yuko rwose n'umutware wawe azageraho abone ko ibintu ari byiza nawe agaruke mu nzira nziza. nkurikije uko ubuzima bumeze rero, reka ndebe ko nabona nibuze nk'igihumbi ugenda ugura ibiro 2 by'ibirayi noneho uha abana, ariko ubwire uriya mutware wawe agerageze azanshaka tuzavugana. yo murakoze cyane pe. ibijumba imboga biravamo. oya mu mibereho myiza nakubwire ibigendanye n'indyo yuzuye. indyo yuzuye ariko ibiryo uba ugiye guteka cyane cyane mu rugo buri munsi ntibikaburemo imboga, ntibikaburemo karoti, ntibikaburemo indagara. ujye utekera abana indyo yuzuye. ntabwo ibiryo byiza ari ukuvuga ngo wariye inyama, wariye amafiriti, oya. ahubwo teka ibiryo, uhinga akarima k'igikoni ubu ugafite byaba bigufashije, ukabona iki gihunga ugahita usoroma imboga ugakarangira abana bagafatisha ikirungo. nicyo cyiza cy'akarima kugira bivemo kwa Mukakamana ntihariho imboga, kajya gusaba mboga, ngure ubugari, ngure indagara n'ubunyobwa biravamo. nawe ariko ugiye ugerageza, kandi ku muganda muzaboneke tuzabiganireho neza byose, kandi witabire kujya mu kagoroba k'ababyeyi. kandi ukoremo akarima k'igikoni. iyo udafite aho ugahinga, abana ufata banjye bagiye imifuka kurya ugahingamo, ufata amabasi ugahingamo imboga. kandi haje n'ibihumyo umuntu arabitera akabishyira mu nzu iwe mu ibase akarya rwose, n'abana be bakagira ubuzima bwiza. ni ukuri murakoze pe. gushishikarize uzaze mu kagoroba k'ababyeyi tubiganireho neza. imibereho myiza mu kagoroba k'ababyeyi azabigisha uburyo bahinga ibihumyo mu ibase ugatereka mu nzu. mu minsi ingahe biba byeze ukagaburira abana mukarya indyo yuzuye. nta kibi pe. murakoze pe. imana ibahe umugisha. murakoze cyane. rero reka tugere n'ahari hirya kwa Damiyani nabo tujye kuganira nabo tubabaze uko bimeze. uzagerageze nyine mu kanama uzaba uhari murakoze pe.
sibyo noneho ubu rero reka musengera imana urumva twicire vuba dusenga imana maze nawe urusheho kwakira izo mbaraga sibyo izo karande zose ziragenda izo nshenze kuko nawe kungu ahubwo si utuvuga nizamaze kugenda yego ubu uri umwe reka twicishe bugufi imbere y'imana dusenge urumva ubundi arasigaye nawe kandi ukomere ushikame mu kwizera isengesho ngiye kugusengera rya mbere igihe hano muri saba aha twicaye turi irya kabiri noneho ndagusengera ndari gusengera turi hehe hano mu cyumba ntumbwiye ko wose yagiye siko mbwiye ndari gusengera turi mu cyumba urumva maze ubundi ryirukane ya myuka mibi ya karande ibitega nyabingi imikoshi ibinyuguri byose ngaho uca bugufi maze twishe bugufi dusenga imana sibyo reka dusenge data mana mu izina rya yesu turagushimye mana turagushimye ubuntu bwawe ugira turagushimye cyane mwari imana yacu rero mana yacu rero kweretse uyu mumama mwiza cyane w'amabengeza ko umuha imigisha turirukana imyuka mibi yose imugendaho ituma umugabo we agenda maze imana kandi nanjye umpa imbaraga zo kumukomeza kugira ngo akomeze ajye ahora yishimira kugira ngo ahore ababaye imana yacu kandi imana yacu twizeye neza ko utwumvishije kandi imana nzamukomeza kandi nzamumara agahinda mana yanjye kandi nawe ukomeze guhaza ukwifuza kwe maze twese dukomeze kwikundanya mu izina rya yesu amena ese ngaho se makaribu nyine tugiye gusengera nyine mu cyumba nakubwiye urumva kugira ngo noneho isengesho imana ibashe kubyumva twirukane na ya myuka mibi twavuga uvuga ngo iki nyine makaribu tugiye gusengera nyine mu cyumba nakubwiye kugira ngo nyine noneho y'amasengesho imana yumve neza ya myuka mibi twirukane igende urumva sibyo sisabaze bitwaye iki upfa kubyirukana bikagenda iyo mitwashe upfa kuyirukana ikagenda turayitumure igendeyo turayicegeza kugenda nta kibazo turayicegeza twigendere ubundi ukumpamagara noneho mana y'u Rwanda ninde ariko se mama bimeze bite ni kariza mama umeze utashari wanjye cyuriza amazi agakobwa ibyo birakureba ubundi urambaza iki none si imisatsi nisitire nyine nisitaye ubundi ukumpamagara noneho mana y'u Rwanda ninde ariko se mama bimeze bite ni kariza mama umeze utashari wanjye cyuriza amazi agakobwa ibyo birakureba ubundi urambaza iki none si imisatsi nisitire nyine nisitaye sazungarira vibe wakina none se ngaho se makaribu nyine tugiye gusengera nyine mu cyumba nakubwiye urumva kugira ngo noneho isengesho imana ibashe kubyumva twirukane na ya myuka mibi twavuga uvuga ngo iki nyine makaribu tugiye gusengera nyine mu cyumba nakubwiye kugira ngo nyine noneho y'amasengesho imana yumve neza ya myuka mibi twirukane igende urumva sibyo sisabaze bitwaye iki upfa kubyirukana bikagenda iyo mitwashe upfa kuyirukana ikagenda turayitumure igendeyo turayicegeza kugenda nta kibazo benzi by'imyuka mibi tubikenyeze rushorera ugira neza mwami uri umunyarukundo imbabazi mwamugira nizo zituma tudashyiraho imbabazi mwamugira nizo zituma tudashyiraho imbabazi mwamugira nizo zituma tudashyiraho ugira neza mana
urumunyarukundo imbabazi Y'amashuri. turashize none Y'amashu. Akobwa kanje uri gukora iki? Subiza amazi vuba. Ntabwo wumva. ese mabuja komera kutoga amazi ashyushye none uyu munsi byakugendekeye gute ko Ntango ubugambo bwawe ibyo ngibyo birakureba. turashize ntabwo nari rero Ibyo ntabwo bikureba. Ibyo birakureba. Ibyo birakureba. kanakumiro none Ntabwo atawufite ikihe kibazo. mabuja Ngusabye se. koko oya Ngusabye. Uhereza amazi ibindi ntibikureba. Urabyumva? yewe ndaje nyashyushye da ndabona bidasanzwe Aranigendere sanga utayashyushye urambona. Urambona. kanakumiro ndakurahiye ako se mabuja noneho byamugendekeye bite uyu munsi noneho inzoga ari kunywa niba ari umumanurajipo niba ari tunuri noneho birancanze none ibyo muri uru rugo ariko izi ni ingaruka z'uko umugabo yamutaye ako se yamuta bwo ntiyakwihagararaho rwose ntiyandarike abantu bo muri iki gihe koko bitewe ni sawa harya niwe mukozi wa hano muri uru rugo mva mbese nasabira kureba urabona binyanditseho se kurumva uvuga nabira Nese ejo ko naguhaye karibu umbwira ngo uze kwigisha mabuza iri jambo ryiza ry'Imana nkaba nkubona wambaye amasume nese wabaye umugabo wo mu rugo mbimenye ariko nawe ibyo ntabwo bikwana icyo kibazo ntabwo ushinzwe kukimbaza icyo nshaka kumenya nuko niba bavuze ko ushyira amazi muri dushe gukaraba nta kindi nkubajije none nimba bitandeba kuki uri kunsaba amazi yo gukaraba ngomba kubimenya nyine nkamenya uwo ari we ariko nanjye nakubazaga uko none se ngenda kuzi se nyine ntabwo nzi niyo mpamvu ugomba kugenda gake ariko ngiye suzi ikibazo nakubajije ngo ntabwo bakubwiye yuko ushyira amazi muri dushe gukaraba none ntabyo bambwiye ntabyo bakubwiye ntabyo bambwiye uwabikubwiye ugende umubwire aze yagushyiriremo ariko ndabona ufite ivugonyo umukobwa yobanza utayinditse kigoroshye ahubwo mwebwe akanyu karashobotse none shitani iraje bashyire ku karubanda umva ko mwigenje muzamuteka imitwe tuje kwigisha tubafasha ijambo ry'Imana iki n'iki ariko n'ufite amagambo menshi wa mukobwa ariko ufite amagambo menshi uri kuvuga n'ayiki kandi narabiketse mbona ukinjira waketse ibiki mbona ko uri umutekamutwe none do urugo rw'abandi uragwinjira ariko mukobwa ko mbona ushobora kuba wagira ngo muri wowe ufite abazimu n'abazimukazi ahubwo n'uwo bafite bakurenze aha ndagutokesheje mu izina rya Yesu apfa ugenda abazimu bashya umwana mu bazimu banyu none bankurikirane ndagutokesheje yasengeye kanagahinda gatumye mera gutya gahinda karanyishe kagahinda nzagakizwa n'iki koko mana we reba aka gahinda niho gatumye mera gutya niyahuje inzoga kigabo nubwo kimbwira ngo kirasenga ngiye kukireka n'ubundi ayakondanira ni hahandi ubundi na Zakaya yarantaye
ngo nta kibazo na kimwe nshaka kwikemura ndashaka kwigira neza ndashaka kwirirwa nseka gahinda kanje nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza ndashaka kwigira neza ndashaka kwirirwa nseka abuze ndasetswa n'iki ko ndasezwa n'iki ko agahinda kanaye ku gasozi ngomba gutuza nkagaragaza ko ndi umugore ugomba kwihesha agaciro mabuja muye n'ishyano uzi yuko cya kigabo kinsanze hariya inyuma wari nyishyira amazi muri dushe mbese igihe nakiboneye muri uru rugo n'ubu aracyari ahangaha mbese icyo nibaza ni kimwe ashaka kuba umugabo muri uru rugo mbese kuva ejo aracyari muri uru rugo ubu kiraje cyagutetseho umutwe ngo ushaka ubu kiriya kigabo ubu siyo cyatumye unywa ibi bintu byose ukaba mwaba ndeba umeze gutya waho utahama ntuza kumbegereza inzoga agashyano ubundi urambaza iki nasendeye iwawe nasendeye mwa nyoko nasendeye mwa siko urambaza iki agashyano umuco ntabwo ari mwiza ndavuze ngo nshinguka hejuru urambaza iki abagabo bose ni abanjye ni abacu n'abatekamutwe se ariko nyiramashuri ubundi wigeze iki hano ureke ndi umukozi niba uri umukozi nakubwiye ko uzaza kunkontora ari iwanjye yego mabuja reka mubwire rwose ngewe nabona rwose nabonaga bincanze wabuja uzi umuntu uza kuvuga shyira amazi muri dushe mwise nikangamo birakwera ubundi nyiramashuri hano uri iki ndi umukozi niba uri umukozi nakubwiye ko uzaza kunkontora ari iwanjye yego mabuja reka mubwire rwose ngewe nabona rwose nabonaga bincanze wabuja uzi umuntu uza kuvuga shyira amazi muri dushe mwise nikangamo birakwera ubundi nanjye navukiye amezi 9 nk'abana nese ko yaje avuga ngo aje kukwigisha ntabwo ngomba kujya ndarangiye nyine nkaba mbona yabaye umugabo mva mbere ku manyoko ntabwo ari mwiza ibintu biragusasa mbere agashyano mbere ku manyoko ubugutiya bubi bubaza ako mabuja ugeze aho naho nuko ibyo bitutsi koko bingana gutyo mbere wagashenze umuco ntabwo ari mwiza uzaza kuntegeka mu rugo ibyo biyoga hano ndi umugore nkaba n'umugabo ku manyoko reka ngende nyamushyiremo nta kibazo agashyano atangiye no kumenyera
Ndacamusera. ndimo kumpamagara noneho mana y'u Rwanda. Ninde se ni Karoli se ni Venansiya ninde? umwana wawe Kariza. Umeze ute sheri wanjye? Nonese mama waranyibagiwe aka kanya mvuye ku ishuri. Ndagukunda mwana wa. Usigaye nyanga. Oya ndagukunda. Urihe se mwana wanjye? Nonese mama waranyibagiwe ko n'umunsi wari udusuzumire mu kigo. Yesu we. Uzi ko nayo nabyibagiwe mwana wa. Mama nsigaye ku kigo njyenyine kandi ndashaka gutaha. Nageze mu muhanda uhereza umuntu aje kuntwara. Umva mwana wa. Ngiye kohereza Ruhongore aze kukutora. Mama Ruhongore kuko waje kwandeba cy'umuntu. Oya ndaraniwe cyane mfite ibibazo byinshi oya. Ntabwo ndi buze reka Ruhongore aza kuzana. Nashonje cyane. Oya ihangane ndaguha. Hano harimo agacyayi kandi nzi ko ugakunda. Ibyo mama ndetse cyane. Yego. Murakoze cyane ndamukunda. I love you sheri wanjye. Nawe uramunda cyane. Ndagukunda mwana wanjye. Urakariza kanjye sha. Urakariza kanjye. Kariza keza. Ndagukunda. Mama ndishimye Kariza kanjye. cyane mama. Ndagukunda. Ndaranguka wenda unaze kunywa. Yego kanze mwoheze. ariko nawe Rubyogo waba ikigo. Njyewe narize mwana, narize nzabikugurishiriza n'amavoka niga azajya gera uzajya ugaza nzaga kugurishiriza ariko nawe Rubyogo urasetsa. Njyewe narize mwana anga yanjye we narize none se cyajya sinigaga muri 4eme nizemo igifaransa. N'ubu ngubu urugero nshobora kuba ndi kugucururiza amavoka wenda nkahura n'umuzungu nkamubwira ngo je vous demande la permission d'aller à la toilette s'il vous plaît. Amavoka agahita yagura. Cyangwa se nahura n'umuzungu mfite nk'ayo makaroti wenda nkahita mubwira igifaransa kivuga ngo il faut se laver chaque jour avec de l'eau propre et du savon. Amakaroti nayo agahita yagura amafaranga nazajya nkuverisa kuko wowe kuyakura aho ngaho mu cyaro uyageze inaha byakugora. Nsigaye mfite igare nta kibazo nayagupakira nkayakugurishiriza. Amavoka nazajya yera n'amakaroti ujye umbwira. Kabisa. Kabisa rwose. Wewe. Dongwe. Karame mabuja. Wewe. Yego. Boneza. Biriwe none se mabuja byakugendekeye gute none? Genda ujya mu isantere ujya kunzanira agakobwa kanjye kavuye ku ishuri. Kariza. Yego. Aniye Kariza avuye ku ishuri. Genda ujya kumureba. Ubwo amashuri yararangira. Yarangiye.
ubwo ari ku isantere y'epfo se cyangwa ari ku isantere ya ruguru? oya yambwiye ko ari ku isantere y'epfo. Ntacyo, reka nsimbuke njye kumuzana. haguruka ujya ku mpungenge. Harya abafite amavarisi? ahetse abafite ivarisi n'igikapu. Okay. Sawa, reka nsimbuke. genda ujya ku munzani. Mayi nka. Okay, reka nze njye kumureba. haguruka ihutse. Na- utumunzani. Mayi nka data. Ahubwo se narindi kuvugana na Nuza na Rubyogo n'amakaro tukenera mu minsi iri imbere. Ngo cyara yahinze kiri hafi kuyeza. yego komana uzamubwira azaza n'umufuka wose. ndimo kumpamagara noneho mana y'u Rwanda. ninde se? ariko se mama bimeze bite? Ni kariza mama. umeze utashari wanjye. cyuriza amazi agakobwa ibyo birakureba ubundi urambaza iki? none si imisatsi. Ni sitire nyine ni sitaye. sazungurira vibe wakira. none se ngaho se makaribu nyine tugiye gusengera nyine mu cyumba nakubwiye urumva kugira ngo noneho isengesho Imana ibashe kuryumva twirukane na ya myuka mibi twavuga. uvuze ngo iki? nyine makaribu tugiye gusengera nyine mu cyumba nari nakubwiye kugira ngo nyine noneho amasengesho Imana yumve neza ya myuka mibi twirukane igende urumva sibyo sisabaze. bitwaye iki se upfa kubyirukana bikagenda? iyo mitwashe upfa kuyirukana ikagenda. oya turayitumure igendeyo turayikenyeza rushorera. tugende nta kibazo. enzi by'imyuka mibi tubikenyeze rushorera. ugira neza mwami uri umunyarukundo imbabazi mwamugira nizo zituma tudashyiraho imbabazi mwamugira nizo zituma tudashyiraho imbabazi mwamugira nizo zituma tudashyiraho ugira neza mana uri umunyarukundo imbabazi y'amashuri turashize none y'amashuri akobwa kanjye uri gukora iki? cyuriza amazi vuba ntabwo wumva? ese mabuja komera ukutoga amazi ashyushye none uyu munsi byakugendekeye gute ko ntabwo ubugambo bwawe ibyo ngibyo birakureba. turashize ntabwo mugari rero ibyo ntabwo bikureba. ibyo birakureba. ibyo birakureba. kanakumiro none ntabwo atawe ufite ikihe kibazo. mabuja ngo usamye se? koko oya ngo usamye uyiriza amazi ibindi ntibikureba. urabyumva? yewe ndaje nyashyushye da ndabona bidasanzwe nigendere sanga utayashyurije urambona. kanakumiro ndakurahiye ako se mabuja noneho byamugendekeye bite uyu munsi noneho inzoga ari kunywa niba ari umumanurajipo niba ari tunuri noneho birancanze none ibyo muri uru rugo ariko izi ni ingaruka z'uko umugabo yamutaye ako se yamuta bwo ntiyakwihagararaho rwose ntiyandarike abantu bo muri iki gihe koko
bitewe ni sawa. harya niwe mukozi wa hano muri rugo? Mva mbese nasabira kureba urabona binyanditseho se kuvuga nabira nese ejo ko naguhaye karibu umbwira ngo uze kwigisha mabuza iri jambo ryiza ry'Imana nkaba nkubona wambaye amasume nese wabaye umugabo wo mu rugo mbimenye. ariko nawe ibyo ntabwo bikwana icyo kibazo ntabwo ushinzwe kukimbaza. Icyo nshaka kumenya nuko niba bavuze ko ushyira amazi muri dushe gukaraba nta kindi nkubajije. None nimba bitandeba kukiri kunsaba amazi yo gukaraba ngomba kubimenya nyine nkamenya uwo ari we. Ariko nanjye nakubazaga uko none se ngenda kuzi se nyine ntabwo nzi niyo mpamvu ugomba kugenda gake. Ariko ngiye suzi ikibazo nakubajije ngo ntabwo bakubwiye yuko ushyira amazi muri dushe gukaraba? None ntabyo bambwiye. Ntabyo bakubwiye? Ntabyo bambwiye. Uwabikubwiye ugende umubwire azagushyiriremo. Ariko ndabona ufite ivugonyo umukobwa yobanza andutaye imiseke igoroshye. Ahubwo mwebwe akanyu karashobotse none shitani iraje bashyire ku karubanda. Umva ko mwigenje muzamuteka imitwe tuje kwigisha tubafasha ijambo ry'Imana iki n'iki. Ariko n'ufite amagambo menshi wa mukobwa Yakuru ufite amagambo menshi uri kuvuga nayiki. Kandi narabiketse mbona ukinjira. Waketse ibiki? Mbona ko uri umuteka mutwe none do. Uko abandi uragwinjira. Ariko muko ko mbona ushoboye kuba wagira ngo muri wowe ufite abazimu n'abazimukazi. Ahubwo n'ubu bafite bakurenze. Aha. Ndagutokesheje mu izina rya Yesu. Apho genda abazimu bashya. Umana mu bazimu banyu. None bankurikirane. Ndagutokesheje. Yasengeye. Kana agahinda katunyemera gutya. Gahinda karanyishe. Kagahinda nzagakizwa n'iki koko mana we. Reba agahinda niho katunyemera gutya. Niyahuje inzoga. Kigabo nubwo kimbwira ngo kirasenga. Ngiye kukireka n'ubundi ayakondanira ni hahandi ubundi na Zakaya yarantaye. Ngo nta kibazo na kimwe nshaka kwitera. Ndashaka kwigira neza. Ndashaka kwirirwa nseka. Gahinda karanyishe. Nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza. Ndashaka kwigira neza. Ndashaka kwirirwa nseka. Abuze ndasazwa n'iki ko? Ndasazwa n'iki ko agahinda kanaye ku gasozi? Ngomba gutuza nkagaragaza ko ndi umugore ugomba kwihesha agaciro. Mabuja muye n'ishyano. Uzi yuko cya kigabo kinsanze hari inyuma wari nyishyira amazi muri dushe. Nese igihe nakiboneye muri uru rugo n'ubu aracyari ahangaha. Nese icyo nibaza ni kimwe. Ashaka kuba umugabo muri uru rugo. Nese kuva ejo aracyari muri uru rugo. Ubu kiraje cyagutetse nk'umutwe ngo ushaka. Ubukira kigabo ubusyo cyatumye unywa ibi bintu byose ukabo mwabande umeze gutya. Waho tohama ntuza kumbegereza inzoga agashyano. Wundi urambaza iki nasendeye wawe. Nasendeye mwanyoko. Nasendeye mwasuko urambaza iki agashyano. Abasho ntabwo ari mwiza. Ndavuze ngo nshibuka hejuru. Urambaza iki? Abagabo bose n'abanje n'abateka mutwe se. Ako nyamashuri ubundi wigeze iki? Hano ureke. Ndi umukozi. Niba uri umukozi
nakubwiye ko uzaza kunkontora ari iwanjye yego mabuja reka mubwire rwose njyewe nabona rwose nabonaga bincanze wabuja uzi umuntu uza kuba shyira amazi muri dushe nise nikangamo urakwera ubundi nyamashomo hano uri iki ndi umukozi niba uri umukozi nakubwiye ko uzaza kunkontora ari iwanjye yego mabuja reka mubwire rwose njyewe nabona rwose nabonaga bincanze wabuja uzi umuntu uza kuba shyira amazi muri dushe nise nikangamo urakwera ubundi nanjye navukiye amezi 9 nk'abana nese ko yaje avuga ngo aje kukwigisha ntabwo ngomba kujya ndarangiye nyine nkaba mbona yabaye umugabo mva mbere ku manyoko ntabwo ari mwiza ibintu biragusasa mbere akagashyano mbere ku manyoko ubugutiya bubi bubaza ako mabuja ugeze aho nawe nuko ibyo bitutsi koko bingana gutyo mbere wagashenze umutwe ntabwo ari mwiza uzaza kuntegeka mu rugo ibyo biyoga hano ndi umugore nkaba n'umugabo ku manyoko reka ngende nyamushyiremo nta kibazo akagashyano atangiye no kumenyera ndimo kumpamagara noneho mana y'u Rwanda ninde se ni Karoli se ni Venansiya ninde umwana wawe Kariza umeze ute sheri wanjye nonese mama waranyibagiwe ako kanya mvuye ku ishuri ndagukunda mwana wa usigaye nyanga oya ndagukunda urihe se mwana wanjye nonese mama waranyibagiwe ko n'umunsi wari budusuzumire mu kigo yesu we uzi ko nawe nabyibagiwe mwana wa mama nsigaye ku kigo njyenyine kandi ndashaka gutaha nageze mu muhanda uhereza umuntu aje kuntwara umva mwana wa ngiye kohereza Ruhongore aze kukutora mama ruhongore kuko waza kwandeba cy'umuntu oya ndaraniwe cyane mfite ibibazo byinshi ntabwo ndi buze reka Ruhongore aza kuzana nashonje cyane oya ihangane ndaguha hano harimo agacyayi kandi nzi ko ugakunda ibyo mama ndetse cyane yego murakoze cyane ndamukunda
I love you sheri wanjye nawe nkunda cyane ndagukunda mwana wanjye urakariza kanjye sha urakariza kanjye kariza kanjye kariza keza ndagukunda ntabwo ndishimye kariza kanjye cyane mama ndagukunda ndaranguka wenda nagukunda yego kanze mwoheze ariko nawe Rubyogo waba ikigo njyewe narize mwana narize nzabikugurishiriza n'amavoka niga azajya gera uzajya ugaza nzaga kugurishiriza ariko nawe Rubyogo urasetsa njyewe narize mwana anga yanjye we narize none se cyajya sinigaga muri 4eme sinizemo igifaransa n'ubu ngubu urugero nshobora kuba ndi kugucururiza amavoka wenda nkahura n'umuzungu nkamubwira ngo je vous demande après monsieur d'aller à la toilette s'il vous plaît amavoka agahita yagura cyangwa se nahura n'umuzungu mfite nk'ayo makaroti wenda nkahita mubwira igifaransa kivuga ngo il faut se laver chaque jour avec de l'eau propre et du savon amakaroti nayo agahita yagura ka mafaranga nazajya nkuverisa kuko wowe kuyakura aho ngaho mu cyaro uyageze inaha byakugora nsigaye mfite igare nta kibazo nayagupakira nkayakugurishiriza amavoka nazajya yera n'amakaroti ujya umbwira kabisa kabisa rwose wewe dongwe karame mabuja wewe yego boneza Niriwe none se mabuja byakugendekeye gute none genda ujya mu isantere ujya kunzanira agakobwa kanjye kavuye ku ishuri Kariza yego anire Kariza avuye ku ishuri genda ujya kumureba ubwo amashuri yararangira yarangiye ubwo ari ku isantere y'epfo se cyangwa ari ku isantere ya ruguru oya yambwiye ko ari ku isantere y'epfo ntacyo reka nsimbuke njye kumuzana haguruka ujya kumundeba harya abafite amavarisi abafite ivarisi n'igikapu sawa reka nsimbuke genda ujya kumunzanira nka reka nze njye kumureba haguruka ihutse utumunzanire nka data ahubwo se narindi kuvugana na Nuza na Rubyogo n'amakaroti ukenera mu minsi iri imbere ngo cyara yahinze kiri hafi kuyeza yego komana uzamubwazaza n'umufuka wose Kwabizimana muriyo Kwabizimana mwaramutse kwagaragara nk'abafire ko muze gushukura ibiryo byacu dore saa sita zirageze we ntabwo ugenzwa n'ibyo amera nk'ababana oke ni kari murakoze cyane Imana ibamugisha kandi ndabashimiye tugende mu misozi abariyo tubabwira ibya Yesu maze nabo bakizwe kujya mu muri abariyo tubabwira ibya Yesu maze nabo
nzakomeza ngukunde iye neza mana nzakomeza ngukunde wangiriye byinshi mana nzakomeza ngukunde uri mwiza mana nzakomeza ngukunde soni ndiri gukomanga izi saha mana yanjye arumiwe ariko se ubu ngubu saa sita zirageze mwumvishe nkaranze bihumuye ngo tugiye gukomanga kwa runaka ngo turye ntabwo ndi bubahereze rwose ubwo murahumuriwe ubundi inzara mwamufite ariko reka nze ndebe umuntu uri gukomanga izi saha ko ntabwo nabyumva neza kwenda kuduturaho urugi bimeze bite kuno saa sita ndeba ufite na za bibiliya mu ntoki Yesu nashimwe cyane mama ayimbaza amakuru yanyu uraho ariko umenye yuko insengero muri iyi minsi baraziciye ntabwo gusengera mu rugo bikenewe kandi aho ufite bibiliya ariko ibyo sende we kugera itegeko ntabwo waribonye ko ryasohotse izo bibiliya zawe uri kugendana wayobye nta rusengero ruri hano asengera hano oya okay ntacyo none se kamwibariza kandi yakubuje abari se arahari okay sawa nibyo nashakaga rero twebwe turabakozi b'Imana kandi ubonye kuje ndimo kukubaza niwe mutima w'urusengero rw'Imana sibyo turagendana ubwo ko wabona uri babandi b'abatekamutwe bagenda bashaka ahubwo gusenya ingo z'abandi oya jye ntabwo naje guteka imitwe madame sibyo jewe ndi umuvugabutumwa wo kubwiriza ijambo ry'Imana rikabakomeza kandi rikanabahumuriza sibyo ibyo guteka imitwe ntabwo byo binzanye hano sibyo aho wakishe rwose ntabwo byavamo we ntabwo nakishe kandi ubahe ibyo reka mubwire injira mubwire ko ntuze gushukura ibiryo byacu dore saa sita zirageze we ntabwo ugenzwa n'ibyo byose nka babandi ni karibu murakoze cyane Imana ibamugisha kandi ndabashimiye abahano barahagura birashoboka ko nta bantu bagiye guhinga abahano murahari ntabarimo turebe ntahari kwa Bizimana muriyo kwa Bizimana mwaramutse ko hagaragara nk'afunguye buriya bajyanye inka mu kabande kwa Bizimana ntacyo turagaruka tugere hariya hejuru muraba kwa Sugabo muraho amahoro ni amahoro murakomeye kwa Sugabo turakomeye ni amahoro se abayobozi ni amahoro agatebe mwicare reka tube twicayeho gatoya turacyakomeza kuzenguruka mu baturage mwari mukomeye ariko nyabade turimo rero turagenda tugenzura tureba ko abaturage bacu mwaba mwaramaze kwitegura kwakira mitiweli ko mwishyuye mitiweli cyangwa se muri ejo heza ese mwatanze mitiweli mwagiye muri ejo heza bimeze bite reka nkubwize ukuri muyobozi ngewe rwose ubu musanze mfite agahinda kenda kunyica ndatanga iki mituweli uretse gatoya iby'agahinda turabiganiraho ahubwo ubu ngubu turi kumwe mu mibereho myiza ashinzwe nawe kumenya imibereho myiza y'abaturage nkange rero umuyobozi w'umudugudu ndashaka kumenya ese mituweli mwayitangiye ku gihe ejo heza mwagiyemo ese mubasha gutanga umutekano bigenda bite bimeze bite mbega muri gahunda zanyu z'urugo mubigeze he karibu mwe mwicaye bwire mabuja ko mumushaka murakoze cyane ndagushimiye Imana ikomeye umugisha mabuja
mabuja hano hari umushyitsi muri salo ugukeneye. Dr. ni wowe? Muraho neza? Muraho. Amahoro. Makuru y'iminsi? Mukomeye cyane meza. Murakomeye? Yego. Mukomeye cyane. Ni karibu iwacu. Murakoze. Amakuru y'iminsi rero. Twari gakeya kuko mbona izuba ryasuzoye. Izuba ni ibisanzwe. Iki gihe rigomba kurasa rigasara ni mu mpeshyi. Murakomeye ariko? Turakomeye. Abandi baraho? Baraho. Bakomeye cyane kabisa. Yego. None hashize iminsi mike yaduherukanye, ariko aho duherukanira nabonye umeze nk'umuntu ubabaye cyane pe. Mbonye ukuntu ubabaye nanjye nyuma akora nakomeje nanjye numva ntishimye. Urumva bitewe n'ukuntu nabonye ukuntu nabonaga wari umeze. Ubwo rero fata icyemezo cyo kuzaza tukaganira, mbese nkaguhumuriza nkakubwiza ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana rirahumuriza umuntu rikanamukomeza. Uravuga cya gihe twahuriraga ku rusengero? Ku rusengero cya gihe ntabwo wari wishimye, nawe nagubabaye, mbese none umeze nk'umuntu ahandi hantu umuntu atamenya. Umva Rutire, ibyishimo nabikura hehe? Babikura hehe? Ntabwo uzi ko umugabo yantaye. Umugabo yaragutaye? Umugabo yarantaye. Oya humva reka nkubwire, urumva ikibazo ufite ndimo ndacyumva pe, urumva, ariko nkanjye nk'umukozi w'Imana pe, sibyo ndahari kandi ntewe kuguhumuriza nkanagukomeza. Urumva uri umudamu mwiza wiyubashye, urumva sinzi uko navuga cyangwa ngereranye. Urumva ko kantu uvuze ndagakunze rwose. Aha uzi ko kuva umugabo wanjye yagenda ariko nishimye urakagira amata niba nari ntarishima. Ibyo nashakaga ni ibyo ahubwo, urumva. Noneho rero ndabikunze rwose ibyo bintu. Ikinzanye aha ngaha nagira ngo tuganire kubwira ijambo ry'Imana, urumva, uryumve, ubundi asigaye tujye dukomeza twiganirire, kandi rwose pe nta kintu uzaba ako gahinda ufite. Niteguye kukakumara kuryo nawe uzajya umbona mbese nawe ukumva uranyuzwe. Ibyo nta kibazo rwose. Ibyo nta kibazo. Nuko urakajya gusa nasosha nuko nta kibazo rwose. Urumva, ariko rero unameze na neza rero. Bisa neza wumva afite agahinda maranye iminsi. Usinyira kurana n'umugabo yarantaye. Umva nkwibwire, umbona ku rusengero niyo. Ariko rando umuntu ubaha Imana kandi akunda gusenga cyane. Sibyo? Kandi isengesho ryanjye, urumva, irakumara ubwoba, rikumara agahinda, urumva, kandi noneho rero ikindi kigenze kuri icyo ngicyo, urumva, mfite n'ijambo ry'Imana gusomera ari hano muri Bibiliya, urumva, ukaryumva, umva, rikirukana abazimu, rigatokesha imyuka mibi, urumva, rikirukanya za nyabingi na karande zo mu miryango n'imikoshi n'ibitega byose bikagenda nk'umuyaga. Ukuza umuyaga ugenda wa wundi bita serwakira, inako nabyo bigenda noneho Mana nubaha Imana cyane. Umva niwe nari narabuze, niwe wanjye. Urakoze cyane. Noneho rero ziragenda neza urabizi. Yawe data ziriguruka wasanga nyabingi arizo zajyanye Zakayo wanjye. Nakubwiye izo karanda arizo zantwariye umugabo zogakubitwa n'inkuba. Izo shenzi yo zo mvuna mu bito rero ngiye kugusomera ijambo ry'Imana hano nagutegura uryumve, urumva, ndakubwiye ngo eba naziraguruka. Nakubwiye ngo wa muyaga bita serwakira urawuzi, uzi kuza ugahita ugenda ngo nta n'iminota 10 umara. Niko n'iryo jambo ry'Imana ngiye kwikubwira gusomera hano ukaryumva. Izo shenzi zakwigarije ubundi zikagenda tukazirukana. Noneho rero iryo jambo ry'Imana ngiye kwigusomera uryumve. Zakayo wanjye nubwo twageraga tugashwana ariko naranamukundaga. Reka ndigusomere uryumve. Riranditse ngo, urumva, ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizeye Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data hariyo amazu menshi ngiye kubategurira, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Babyumvishije? Yego. Uryakiriye ute?
I love you Jesus. Urakoze cyane. None narabuze rwose. Izo ni imbaraga rero. ndimo nkubaza mitiweli muyigeze hehe se mwamaze nibuze no kwishyura igice ese harya muri bangahe muri uyu turi umuryango w'abantu batanu. umuryango w'abantu batanu muyigeze se muyitanga nibuze nta n'igiceri cy'atanu ariko turatanga ariko yuko umugabo yananiye ngiye kubijyamo ariko namwe mumfashe basi ngerageze. se ya hene za hene twabahaga zo korora mwazishyize he byagenze muyobo njye ntabwo nakorora ihene rwose abana bashonje ihene muyobo simbizi pe sugabo yarayigurishije yarayigurishije niyo amaze igihe ananywera. uze kubwira sugabo aze kuza tuvugane tuganire turebe ko nibuze urugo rwanyu hari icyo rwagera. ni ukuri mwaba mugize neza muyobo. murakoze cyane reka tujya no mu zindi ngo tujye kuganira n'abandi baturage ariko ugerageze munaganire nibuze mukemura ikibazo cya mitiweli kandi muzajya muri ejo heza. ariko nawe ujye ugerageza nk'umugore nawe ubashe kugira icyo ukora kugira ngo ugikureho amafaranga yarengera urugo rwawe mu gihe ubona umugabo adahari cyangwa se atabyitaye. se muracyajya mu kagoroba k'ababyeyi ntabwo njya mubona. ntabwo ujya umubona ababyeyi kaba gakenewe umuganda kuwujyamo ajya awuzamo se byaranyicangiye. urajya ugerageza ugere mu kagoroba k'ababyeyi uganire n'abandi babyeyi bakugira inama ushyire n'udufaranga ushyira mu kibina mwiteze imbere. ese muyobo ubu ntabwo mwanshakira n'akazi wenda nkajya mbasha kubikora cyangwa mukajya muyankata gake gake wenda no mu muhanda nkajya ngakora. noneho hari VUP niwongera kwandika abantu ba VUP nzakwandika ujye gukora muri VUP utangiye witeza imbere. noneho nzanakuganiriza tujye inama na mibereho myiza tukwereka uburyo uzajya ukoresha udufaranga duke uzajya ukura muri VUP witeze imbere urihire abana mitiweli kandi ubishyure n'amashuri kandi ntekereza yuko rwose n'umutware wawe azageraho abone ko ibintu ari byiza ntagaruke mu nzira nziza. nkurikije uko ubuzima bumeze rero reka ndebe ko nabona nibuze nk'igihumbi ugenda ugura ibiro bibiri by'ibirayi noneho uha abana ariko ubwire uriya mutware wawe agerageze azanshaka tuzavugane. murakoze cyane pe. ibijumba imboga biravamo. oya mu mibereho myiza nakubwire ibigendanye n'indyo yuzuye. indyo yuzuye ariko ibiryo uba ugiye guteka cyane cyane mu rugo buri munsi ntibikaburemo imboga ntibikaburemo karoti ntibikaburemo indagara ujye utekera abana indyo yuzuye. ntabwo ibiryo byiza ari ukuvuga ngo wariye inyama wariye amafiriti oya ahubwo teka ibiryo uhinga akarima k'igikoni ubu gafite byaba bigufasha ukabona iki gihungo ugahita usoroma imboga ugakarangira abana bagafatisha ikirungo. nicyo cyiza cy'akarima kugira bivemo kwa Mukakamana ni hariho imboga kajya gusaba mboga ngura ubugari ngure indagara n'ubunyobwa nawe ariko ugiye ugerageza kandi ku muganda muzaboneke tuzabiganiraho neza byose kandi witabire kujya mu kagoroba k'ababyeyi kandi ukoremo akarima k'igikoni iyo udafite aho ugahinga ufata imifuka ugahingamo ufata amabasi ugahingamo imboga kandi haje n'ibihumyo umuntu arabitera akabishyira mu nzu iwe mu ibase akarya rwose n'abana be bakagira ubuzima bwiza. ni ukuri murakoze gushishikarize uzaze mu kagoroba k'ababyeyi tubiganireho neza. imibereho myiza mu kagoroba k'ababyeyi azabigisha uburyo bahinga ibihumyo mu ibase ugatereka mu nzu mu minsi ingahe biba byeze ukagaburira abana mukarya indyo yuzuye. nta kibi pe murakoze pe. imana ibahe umugisha murakoze cyane. rero reka tugere n'ahari hirya kwa Damiyani nabo tujye kuganira nabo tubabaze uko bimeze. uzagerageze nyine mu kanama uzaba uhari murakoze pe.
noneho ubu ngubu rero reka musengera imana urumva twicire ko dusenga imana maze nawe urusheho kwakira izo mbaraga sibyo izo karande zose ziragenda izo nshenze kuko nawe kungu ahubwo si utuvuga nizamaze kugenda yego ubu uri umwe reka twicishe bugufi imbere y'imana dusenge urumva ubundi arasigaye nawe kandi ukomere ushikame mu kwizera isengesho ngiye kugusengera rya mbere igihe hano muri saba aha twicaye turi irya kabiri noneho ndagusengera ndari gusengera turi hehe hano mu cyumba ntumbwiye ko iwawe se yagiye siko mbwiye ndari gusengera turi hano mu cyumba urumva maze ubundi ryirukane ya myuka mibi ya karande ibitega nyabingi imikoshi ibinyuguri byose ngaho uca bugufi maze twishyire turi gusenga imana sibyo reka dusenge data mana mu izina rya yesu turagushimye mana turagushimye ubuntu bwawe ugira turagushimye cyane mwari imana yacu rero mana yacu rero nkweretse uyu mumama mwiza cyane w'amabengeza ko umuha imigisha turirukana imyuka mibi yose imugendaho ituma umugabo we agenda maze imana kandi nanjye umpa imbaraga zo kumukomeza kugira ngo akomeze ajye ahora yishimira kugira ngo ahora ababaye imana yacu kandi imana yacu twizeye neza ko utwumvishije kandi imana nzamukomeza kandi nzamumara agahinda mana yanjye kandi nawe ukomeze guhaza ukwifuza kwe maze twese dukomeze kwikundanya mu izina rya yesu amena ese ngaho se mpakaribu nyine tugiye gusengera nyine mu cyumba nakubwiye urumva kugira ngo noneho isengesho imana ibashe kuryumva twirukane na ya myuka mibi twavuga uvuze ngo iki nyine mpakaribu tugiye gusengera nyine mu cyumba nakubwiye kugira ngo nyine noneho y'amasengesho imana yumve neza ya myuka mibi twirukane igende urumva sibyo sisabaze bitwaye iki upfa kubyirukana bikagenda yewe twashe upfa kuyirukana ikagenda oya turayitumure igendeyo turayikenyeza igenda nta kibazo turayikenyeza twigendere ubundi bakumpamagara noneho mana y'u Rwanda ninde ariko se mama bimeze bite ni kariza mama umeze utashari wanjye cyuriza amazi agakobwa ibyo birakureba ubundi urambaza iki none si imisatsi ni sitire nyine ni sitaye sazungarira vibe wakira